Welcome again to Half Year, Half Day. Turi kumwe na myself, Adele. And the Gadi. Yeah. Murakaza neza again mu kiganiro cyacu. Ubu tugeze kuri episode ya 6. Yeah, episode 6. Episode 6, we can't believe yuko tugeze kuri 6. Arejo bundi dutangiye. So, iyi feedback twagiye tubona ni nziza ku bantu baduha feedback dukomeje kuzibona abantu bose dukomeje kuba turi kumwe. Comment twakiriye kino cyumweru Anon yaragarutse. Anon burya ni n'umufana wanjye. Sinene no kumumenya pe. Ariko Anon ndi kumukeka. Ubwo zatwibwira. Naramumenye ndamukubwira nyuma ya kamera. Anon narakumenye undi muntu niwe ntari buvuge. Ya once ngo anyway salute bro. Sinzi ni waramubonye. Ntabwo namubonye. Yeah, so ikindi kuri iyo te comment kuri video duherutse gushyira agashot gato duherutse gushyiraho. Yeah, so ni ikigaragaza ko nyine dufite abantu bari gukomeza kudukurikirana. Yeah. Which is good, ari nabyo dushaka, nabyo tubifuzaho. Yeah. Nanjye hari umuntu wakomansa akantu keza kuri socials. Yeah. Turi kuvuga kuri bya bindi byo kuza ku gihe African time. Yeah. Aravuga ngo at the end of the day it comes back kumenya ngo igihe. Yeah. Yeah. Undi ni udaha agaciro igihe cyawe then niyo mpamvu abantu usanga nyine univuze ngo amasaha runaka bo bizirayo babifuza kuzira cyangwa igihe bashaka cause it's like ntago bumva value yo kuvuga ngo ntakajisha isaha. So iyo ntunza rero icyo kintu cyo kumenya value ya time kuko nicyo kintu dufite hano ku isi anyway by the way ni igihe. Yeah. So tugikoresha gute? Igihe hatari igihe ibintu byose ngiye numva igihe gihagaze n'ibintu byose byahagarara cyane. Na pressure y'ubuzima rigahiragabanyuka uvuze ngo we still got time, ndacyafite time yo kubaho, you know, ndacyafite time yo gukora ibi n'ibi but usanga byose it comes down to time. Ufite igihe cyo gukora ibi bintu udafite intunza. Ibi byose biba biri kuri list y'ibintu ugomba gukora. Do you have time to do it all? Yeah. So rero comment yawe twarayibonye kandi narayishimiye kandi muramushimira ndamuzi. Yeah. Narakoze cyane. So rero murakaza neza mu kiganiro cyacu again cya episode ya 6. Ku bantu bashasha kuri iyi channel yacu ni Half Year Half Day, aho tuganira uburyo ubuzima bumera kwisanga mu mico ibiri, kwisanga mu masi abiri, yaho hari ibintu ingorane nyinshi duhura nazo, hari n'ibintu tugiramo inyungu cyane kuba turi ahantu twavuye ubuzima bugoye tukisanga hano nabwo ariko hafite challenges zaho. Yeah. So tugenda tugira ibiganiro bitandukanye bijyanye n'ubuzima, bijyanye na identity, bijyanye na finances, ibintu byose bitandukanye tuganira duhura nabyo bya buri munsi. So twese turabifacinga, tuba dushaka ngo tuvuge ibintu abantu batavuga kuri kamera cyangwa bavuga nyine bine privacy, but dushaka kugira ngo tubizane mu muco, tubizane mu tubivugeho twese twungurane. So please abantu mu sharing ibiganiro byacu, muduhereze feedback. Already hari abari kubikora, we appreciate you guys kuko hari n'abari kutwungura ibitekerezo by'ibyo kuganiraho nyine twese dufacinga. So guys, we welcome everything. Mu sharing hari umuntu wambwiye nyine ngo like kuri YouTube it's hard like to sit and watch again nkuko twabivuze. You can actually play it in a background, like you can play it as an audio. You don't have to watch. Yeah, you don't have to watch kuko abantu benshi umusore yacu murayazi nta kidasanzwe. Yeah, so put it in a background uri gutwara like nuko mwumva like ibyo tuvuga ibyo tuvuga umve niba hari icyo wakongeramo. Ntabwo twihariye ijambo na hari icyo wakongeramo. N'umuntu uri happy kuza kuri kamera more than welcome cyane. Noneho karibu. Noneho hari ibyo mbona bitagenda naho hari ibyo ubona bitagenda. Noneho byose tubashije kubivuga. Si byiza guceceka kuko nuceceka n'ubundi at the end of the day uzagaruka
nibitakugiraho ingaruka bizagira ingaruka kuri mugenzi wawe cyangwa muvandimwe wawe wicuze kutabimubwiye. So hari ubona ukabona ntiwabimugezaho ariko waza ukabivuga hano akiyumva. Ikindi nababwira hano ntabwo tuvuga amazina y'abantu. Hano ntabwo tuvuga amazina y'abantu ahubwo tuvuga ibyo duhura nabyo, ibyo tubona. Yeah, we're not pointing fingers. Kandi ikintu like naje kubona ibyo tuvuga twese du struggling nabyo kabisa. So abari ukuvuga ngo dushire hanze struggle zacu. Dufite umuco ukunda guhisha, ukunda you know, wifate ujire mu ntunza muri ufundikire. So let's open. Ikindi kintu naje kubona culture yacu iri minority. Turi minority. Turi bakeya cyane ugereranije n'abandi. Uza abasomali buzuye hano ni benshi cyane. Uza andi moko ni menshi, twebwe turi bakeya. Rero kubera ko turi bakeya hatagize igikorwa nubwo turi bakeya waza usanga culture yacu yaragiye ikazimirira mu zindi. Reka twungurana ibitekerezo, reka tuzana ibintu topics nyine zidufasha kunavigatinga, zidufasha nyine kunyura muri ubu buzima bw'inaha babugoye. Nubwo tubigiramo imigisha myinshi ariko hari n'ibindi byinshi duhura nabyo biduchallenginga. Let's introduce ikiganiro turi buganireho. So dushaka kuvuga challenges cyangwa imbogamizi n'ingorane abantu bahura nazo bageze mu bihugu by'inaha mahanga mu bihe bya mbere, sibyo? Turavuga ku muryango, ababyeyi n'abana. So imbogamizi duhura nazo na benefit sometimes cyangwa n'ibyo tubyigiramo. Cyane cyane turafokasinga nyine ku myaka ya mbere tugera mu mahanga, sibyo? So tubyinjiremo rero. Anyway turaba turi kuvuga different topics bijyanye nabyo. So please stay tuned kugira ngo dukomezanye nyine kungurana ibitekerezo. So subizi ibyo warumbwiye ngo challenges nahuye nazo nkigera inaha mu mahanga. Cyambere kuko nari ndi umuteenager, sibyo? Nari ndi umuteenager. Wari umu adolescent? Yeah, nari ndi umu adolescent. Nabyo ntabwo ari ikinyarwanda ariko bivuga mu kinyarwanda cyiza. Yari wari umwangavu. Ni Igiswahili cyo? Ikinyarwanda cyuzuye. Rahira nanzi Igiswahili. Abahungu babingimbe abakobwa nabangavu. Kanope. So nari ndi umwe ntabwo nashaka kubivuga gutyo pe. Nari ndi umwangavu. So iki challenges ya mbere nahuye nazo ni ugushaka nyine gutamira nk'abo nsanze hano. Burya yuri umusore imyaka uburimo ushaka guhita ngo nawe ube cool ufitinge in. So gushaka gufitinga in mu myambarire, mu mivugire, mu biki kandi utahita ubikora. Tuza dusa nabi, tuza dufite inzara, tuza noneho kubera ko ya culture y'iwacu nyine niba nshatse kwambara utuntu nyine tw'abana b'inaha bambara. Oh my god, biraba ari intambara mu rugo. So I was a very hard teenager. I apologize ku babyeyi pe. I was a very nyine gushaka gufitinga in. That was the most challenging thing, sibyo? Noneho ikindi njya nibuka I think igihe twaje ntago like GPS zari zakabayeho. Man, nimukimenya ko technology nyine iri so young, urumva? Nago nyine GPS zari zakahabaye. We were still using. Do you know what's crazy? We were still using the BlackBerry phones. BlackBerry ndayizi y'amatushe. Kandi ntabwo ari bose bazigiraga, urumva? So BlackBerry kiragiye rimeze nka iPhone. So you can imagine abantu ugasanga ari imiryango turi benshi nyine twaje turi ahantu hamwe, we staying at the same place. Twari dufite doctor's appointment twese. Waba uvuye kuri doctor's appointment bakakubwira ngo ngutaha nyine find your way home. Ukareba abafamiye nkezingaye zo turi twese twatakaye. None se ngahita ngira ikibazo kuri doctor's appointment wo mwahamenya gute?
okay, sometimes aba support workers bakubwira ahantu aba case workers barakudropa sometimes cyangwa wenda we lucky twagezeyo bagusubizayo yeah or maybe like we were able to find our way tugenda ariko kandi to be honest ntabwo byatubayeho rimwe gusa kabiri gusa umva ugasanga kandi umva ari abantu bakuru ba grand sere like abantu twazanye nyine inahabe ndi kubashira hanze tugatakara ukavuga se harya nyine ukabona ama building yose arasa ukavuga mana yanjye turagera iyo tugera gute. So those was one of the challenges ariko uzi noneho no kuza you know ntuzi gukoresha washing machine nyine tuva kure noneho bagiye like bagiye bakoze orientation ku bintu bimwe but not everything. Umva you guys abantu baza hano nyuma buri so lucky kuko hahita haza abantu bene wacu bo kuba orienta nyine ku tuntu dutandukanye but usually like on your own hey like every single thing kuko it's almost like a brand new life that biragoye kugira ngo umuntu utarabibaye muri ubwo buzima ngo abyumve 100%. waje wenda uri musomwe waje uri senior 3 mu Rwanda gatatu secondaire akongereza ari gakeya ikinyarwanda nari mfite n'abakazinzi nabo bavuga ururimi neza so nta ibyo barabaga batu interpretera so ibyo twanabasha turi bunavugeho mu kanya like being interpreter for the families so ibyo like that was not an issue per se ni more like orientation sibyo orientation ni utuntu ducanga umuntu muri iyo ntuza ariko ku interpretera imiryango like famille yo nabyo abana nibo babikoraga kameme nabyo noneho ikindi kintu okay wenda iyo ni experience yawe kigera hano nayo mvuge yanjye yego irasekeje nayo ariko ntabwo ari cyane impamvu navuga ntabwo ari cyane nuko mwebwe twasanze hano mwana tumenyereje guys nshimira na Adele mubona hano yatahaba nanjye nari kuyoba narakuraruye nandaruye ntabwo andaruye harya niko mvugana ntabwo nanjye ntango nzi ibyo mvuze kurarura umuntu ni kuvuga nyine wari ufite ingeso mbi ukazinjyana ariko ntabwo yandaruye ubwo nashatse kuvuga wongeye nashatse kuvuga ngo narakugize warantaruye rero kuba mwe mutwara abasanze hano mwadufashije ibintu byinshi ku buryo njye ndeba nawe n'umukongomani waje hano aza hano ari wenyine nta bantu afite narebye uburyo strugglinze bitanishyira umwanya iyo nza nta muntu ndi kumwe nawe uri bunyereke kano kantu babariza aha kino babariza aha anamfashe no kumbariza cyangwa nanjye nibariza ariko yahangejeje yego ibyo rero ariko hari byagiye biducalenginga ikintu cyaducalenginga icyongereza icyo narinzi ni cyatura turya ariko cyaranya ntambukije da cyaragutambukije icyo narinzi cyari sawa cyarakoze ahubwo ibintu byatugoraga kuvuga ngo ugiye gushopinga I remember abana twasanze hano bakeya batujyanye ahantu kugura ikintu mu isoko n'ubwa mbere nigeze muri like ama big supermarket ujyamo ugafata ikintu nta muntu uhagaze hejuru kuko nari nzi ko ujya hariya kuntu uzi ukabaza ngo hari iki like mufite iki hano kwinjira mu big shop ukavuga ngo ugiye gufata ikintu ngewe se buri muntu wese hano ko mbona ari kwihereza uzi ngo nyine urafata uhita utaha ugende numva ari gufata nyine none mbona okay njye mbona ahantu ho bari kujya kwishyura bakozaho no kwishyura nta n'umuntu ugwagaze hejuru byikorera wigendeye mbona banza ntaramenya ko nageze mu mahanga guys clearly nyine ahantu tuva
you know Ahantu kuko tuva, ntunsekere we're not umuntu we. speaking for everyone uba mu Rwanda sibyo like abandi nko mu supermarket yo mu Rwanda like there are some supermarkets ugenda uga picking up ibintu and then you go pay at the checkout so they already know barabizi aho tuva ni handi umuntu agutangira ngo mfite ibishyimbo byiza mfite ibishyimbo byiza mfite inkweto nziza nk'ibyo bintu hano ntabwo bihaba buri wese ari urigurira urifatira icyo ukeneye ugenda arawushyura utahe ibyo bintu ntabwo byari challenge kuko ndi kumwe n'abana babizi ahubwo ikintu cyangoye maze kubimenya kujya kwishopingira hari akantu kuko nta modoka twari dufite njya kugura amata ahantu noneho ndi kugaruka nurabireba ukuntu amata aba akonje avuye muri firigo utunuza tubiri utujerekani tubiri tw'amata kuza dufashe mu ntoki umva ukajya ugira ngo ufashe ntuza ice mu ntoki nagiye ndi kugenda karito ari ama bags plastic bags ziracika zose kugira nzagere mu rugo byari nka 15 minutes ku walking naho twari tuye mbere izo ni challenges abantu baza hano none tutabagira mwebwe twari it's very difficult nobody talks about izo ntunza like kwisanga nyine ahantu hose you have to use a vehicle you have to use a car noneho cyane abantu benshi bene wacu babajyana mu ma regional areas ahantu like wenda aho twagize twashikiye like public transport is not like very good hari abari like bagira izo mode of transport ziri very reliable ku buryo nyine kugera kuri A and B byoroshe but iyo bigoye nka gutyo man nyine ikirenge uragikata kandi niko bigenda ku bantu benshi kuko uratekereza se nta nshaka kubodaringa abantu kuri buri kantu kose niriya ntubugenda n'amaguru cyangwa ngaho kuri nyine urumva nk'urwo rugero rw'utanze nibyo ugiye kugura nabyo ntago bimenyereye kugenda ku gitsi urumva niba ugiye kugura amata ari frozen like you know ari cold you're not supposed to keep them in a heat for long ushobora no kuyagezaho yapfuye yagejejeyo ni nk'ibintu nk'ibyo yakoresha ntago so hari nk'ibintu utagenda ngo ujyane urugendo rurerure because like they meant to be frozen they meant to stay frozen so it's one of the challenges ziri significant ariko abantu b'iwacu bari resilient nyine barabi experiencing bagakomeza mpaka nyine haje umurongo nyine w'ubuzima so rero ikiganiro nyamukuru twashaka kugira tuvugeho ahubwo like ni challenges za ababyeyi bahura nabo n'abana ndavuga cyane kuri roles na responsibility zimera nkaho zishifting zihinduka ukabona nyine ibyo umubyeyi yabaga ari expected gukora tuba mu rugo iriya ubu byageze aho birahinduka kubera ya system nshaka kubera ururimi mbese kwishaka burya tujya twibuka uburyo ukuntu umubyeyi uzinaha sibyo baba bari kuri capacity navuga mu bwonko kwiga ibintu bisha ntago biza biri izi kuri bo sibyo cyane some of them cyangwa majority yabo nta nubwo afite niyo background ya education so kuko nyine iyo uzi n'agafaransa gakeya hari utujambo ugenda wumvamo mu cyongereza ariko ibaze ni pitch dark so ukabona umuntu w'umubyeyi uje ari mukuru they almost like a newborn you know utangiye bundi busha tuvuge kuri izo challenges kwiga akantu gashyashya ibyo bintu byose ibyo bintu uvuze ugasanga umubyeyi aje hano ndaguha urugero rworoshye urumva njyewe nkaza hano nari ntegereje ikintu cyose ko papa ari bukimereze ndakenera kwambara imyenda papa arayimereza urumva ako nibigera hano usanga hari amafaranga ngenerwa ndi bujye mpabwa buri gihe kuko ntabwo ndi bube ngikeneye papa ikindi papa nta hantu akora ko nyagenerwa niko nawe ayagenerwa
ariko sometimes ubwo uri no gukora none ugakorera na menshi kumurusha wowe you were able to find a job immediately we ntango yarari able nakora papa baramureba bakabona arashaje nta kazi bamuha cyangwa se cyangwa none ntango ari able to ntabwo ari able yo gukora kubera iki aho wenda nakora ntabwo yakora kubera ururimi se no bijya guhinduka bihinduke papa kuko atazi ururimi ngewe wenda nkaba nziga kantambutse ahantu ngewe nzaba able yo kwivugira ariko papa najya kuhajya ankenere aragukeneye noneho byandi yaguhaga urabimuha ubwo ari wowe ni uri kubimuhereza uri gukora afite amafaranga we ntayafite mwashiftinze noneho ari ujya gusanga ugasanga inshingano zose zari ziri ku babyeyi zigiye ku mwana kubera ko nyine niwe ushoboye tuvuge kandi nkeneye nk'umusaza waba uri happy yo kutuganiriza akaza akatubwira nyine uburyo bimera uburyo bifilinga kumva ko abantu b'iwacu traditionally sibyo turi expect bari nk'umugabo ari no breadwinner so niwe utanga provision sibyo niwe utanga provider niwe provider so mu Kinyarwanda niki niwe umenyera urugo sibyo niwe umenyera urugo niwe umenyera urugo sibyo niwe utanga tuvuge direction abana barajya kuri iri shuri ni amese nyine niwe ukora izo ntuza zose izo research abana barajya kuri iri shuri to investing muri ibi ni misi dukore hano kantu naka sibyo ariko ageze aha first of all nyine kuvuga ngo ndamenya ngo abana barajya kuri he shuri so now umwana ni uri kujya gufata izo choices uri kujya kumubaza se harya hano ubwo hano mbwira akabaza nk'umwana okay ngaho mbwira noneho turi abana bari bujye ngaho mbwira aho turi bujye kugura inzu kuko niweho uri ku understanding a system quicker weho wakacinza up kuri system quicker so ugasanga ya sense of pride cyangwa na kwa kundi umugabo nyine umusaza w'iwacu yumvaga nyine izo arizo nshingano ze sibyo asangaga ariyo navuga ngo ariyo identity zabo sibyo kumva ko nyine yamenye urugo yatanze direction cyangwa n'umurongo kumenya ngo abana ibi nibi umugore ibi nibi ariko yageze aha aricaye gusa let's talk about your depression sibyo let's talk about iyo nyine kandi abantu b'iwacu bari prideful sibyo kuko nyine niyo mbese niryo shema rye none do you think iyo bageze inaha iyo sense iryo shema I'm curious to know iryo shema do you think bararigumana cyangwa rirahindura uburyo rwabyo like byaba biri interesting nyine kumenya ariko uko njye mbitekereza from my experience njye ndavuga yuko bishobora guhinduka mu gakeya cyangwa rikiyongera pride iriyongera umubyeyi okay ngansobanurira kuri side imwe ndibukubwire rihinduka wenda ko afite umwana uzajya umufasha urumva noneho cyangwa niba ari wa mubyeyi uri prideful nk'uko wabivuze ugasanga ari kuvuga ati umwana njye mukenera muri buri kimwe cyose yarankeneraga urumva noneho nujya kuri usange undi mubyeyi ku rundi ruhande impamvu mvuze ngo birahinduka cyangwa rikiyongera ni uko undi mubyeyi aba proud iyo abonye umwana we kana kari kumushaka ngwino umfashe nzi niba uri ko kumva iwacu ntuza arahari yagufasha urumva nk'ibyo ngibyo umubyeyi aba proud cyane ko afite umwana uri kumufasha yatuma igenda unkorere kino igenda unkorere kino bigatandukana na wa mubyeyi like ujya kumera nk'aho agiye guhangana n'umwana we yego kuko yarankeneye ikintu none ubu ngubu ngiye ugiye kukimukeneraho ntibimve ko ari ishema
ahubwo akumva ko umwana agiye guhangana nawe noneho agiye kumuruta noneho niwe boss ni buri deciding mu rugo ndavuze ngo ahandi avuga ndavuze ngo ko n'uwo mwana nakuyindi side ntabwo aba yoroshye uvuga ngo ndavuze ngo isahari atari urugo rwe urumva nyine ntago sometimes hari ntago navuga ngo ntago chance nini umwana yabikora ariko ahubwo hari byanamushiramo akantu ko kuba yakumva ko yabamenyera ariko tuvuge wenda tugarutse nko ku mubyeyi we do you think nawe nyine ako kantu kazamo ko kumva we kubitekereza kandi atari nako biri akumva ko umwana nyine ari kumuzamuka ari kumumenyera kandi wenda necessary amatari nako bimeze ariko kubera nyine ya insecurity yo kumva ko everything like niwe badependingagaho niwe nyine mbese source y'ibintu byose like sometimes niko bifeelinga kuba muri Africa sibyo akantu kose papa dukeneye ikaramu yo kwandika papa dukeneye iki cy'igirute ni papa urumva badahari na ibintu ntago bigenda umukobwa akeneye kugura cotex ikintu ngire papa urumva utuntu turi so simple but now like umwana yaje like she's able to get a simple job, she's able to akigura utuntu nk'utwo dutandukanye noneho hakumva ko I'm not as needed noneho hakazamo no barankeneye noneho hakaba hazamo no kwanduranya kubera ko ndavuga kuri iyi side none kuri ruhande ngiye uko ndi kubibona ntago umubyeyi buri umubyeyi ntabwo apfa kurakara kuko ari n'umubyeyi wari wese yakwishima ku mwana we wenda amashuri make yize hari yakoze cyangwa se hari icyo ari gufasha bijya kugera aho ngaho umubyeyi habona gutyo ariko umwana atangiye kumusuzugura nawe umukora unsemurire genda umbarize hariya mpamagarira aha n'aha ibyo ngibyo ntabwo byatuma umuntu wumva uri umuntu byimbye ngo wumve noneho kuko papa wagukeneye waramukenera giriya ngo wumve kurenze icyo ni kimwe ikindi iyo asuzuguye umubyeyi atangiye hari n'ababyeyi aticuza nyine ati none se sinkivuga kubera ko amafaranga yari afite niyo mvugira urumva byakamuhinduka akavuga ati noneho rero niba bimeze gutyo hari abagivinga apu kamureka niwe bose nyine nta kundi ugasanga umwana nibwo yikorera ibyo ashaka kuko se ntiyavuga usanga umwana nawe pride irazamutse ariyumvise uvuga ati badahari sinako ntahari ntibakora ibi n'ibi icyo mvuze kigomba gukurikizwa ukumva nyine kurenza rero niho hahita hazamo conflict yo kuri bombi umwana n'umubyeyi kubera ko umwana ariyumvise umubyeyi nawe ntago bakihuza ntago bacyumvikana so rero ibi ngibi bikazamukira aho ngaho ugasanga wenda nk'umubyeyi inshingano araziretse zihaye umwana umwana asa naho yareze yahaye buri kimwe cyose noneho ugasanga umubyeyi yabyemuye yabishyize ku mwana nta yandi mahitamo ahubwo arimiriye ari agace agezemo ari igihugu agezemo rero ngiye nkavuga ngo both side nyakunda kuvuga ngo both side ku mpande zombi impande zombi ari umwana amenya ibyo agomba kubikorera umuryango ntabwo ari ku giti cye wenda nawe bazagira umuryango ariko at the moment muri ako kanya ari kubikorera umuryango buri wese amenye icyo agomba gukora umubyeyi amenye ko n'umwana buriya nawe ndabivuga gute umwana hari imyaka umwana ageramo akumva nyine ko none agomba kwiyobora adashobotse yego nako arenze ntabwo mvuze ngo adashobotse ahubwo yumva ko arenze noneho niba bose bari kumukenera support ahita yumva ko arenze
amenye nk'umwe uwo mwana aramwitwaraho gute. Ikindi umubyeyi namubona ikintu ntaceceka amubwire amugarure. So muri make ni ibintu bigoye kuri kote zombi, ariko especially turi kuvuga ku babyeyi ukuntu yo almost like identity zabo ziba taken away kubera ko responsibilities sibyo. Kandi sometimes nkuko twabivuze bitewe n'ahantu tuva izo responsibility almost ziba nka identity sibyo. Like kuba mu provider, kuba ari nyine utanga izo directions, ukagera hano ugasanga ntabwo washobora kubikora kubera ko system zahindutse. So rero biragoye kuri urwo ruhande, abantu biyumva gutyo ntabwo byoroshe, kandi byajya binafasha abantu bagiye banaganira hagati yabo, bakavuga se tuvuge nk'umusaza n'undi musaza nyine bakajya baganira nyine uburyo mbese nko gukonsolana niko navuga. Kuko icyo kintu uba utakaje ni kinini cyane, ni ikintu kiri significant part of y'uriwe. Rero kugira ngo uhite wumva ko ariko byakagenze, cyangwa n'igihe bitwara ngo ubyakire, abantu bajya bihereza n'iyo ntunza yo kuvuga ngo ni ntunza, ni shoke, ni impinduka ndende cyane, kuko nabuze ukuntu mbivugamo. Ni mbese n'impinduka ziri significant, no gushiftinga ukava mu kintu wari usanzwe umenye nyine ku kanya gihita gihinduka. Buriya hari ikintu kigiye guhinduka kikaguteguza ko kigiye guhinduka, ariko nubwo tuba tuvuga ngo hari ubuzima bugiye guhinduka, ariko hari ubundi buba bugiye guhinduka bw'imibanire n'imitekerereze bigahinduka completely, bigahinduka cyane. So bisaba flexibility rero cyane sibyo ku mpande zose. Flexibility ku mwana, kutihenura ku mubyeyi, but at the same time n'umubyeyi nyine then kuba soft, akavuga ngo you know what, ya control nari mfite, I no longer have your control sibyo. Ubu ndi gushira ibintu byose muri ntuza mu biganza by'uyu mwana. Ntabwo bisobanuye ngo ntagure ukiri capable mu mutwe, but just because ni system zahindutse nkuko twabivuze, gutangira bundi busha. So gutangira bundi busha rero bisobanuye ngo urasubira inyuma ku bintu bimwe, so ukakira ko ariko ibintu bimeze wenda siko bizahora bimeze. Hari igihe ibintu bizongera ibintu biza improving, icyizere cyo kirahari, biza improving, uzagenda ukacinga on. Kandi nyine demwa ugenda ukora ibintu bitandukanye, demwa nyine utangira ukamenya ntuza rhythm n'inzira y'ibintu, ku buryo nyine wumva nawe utangiye kugira ku kantu ka control. Hagati aho nyine nshaka kugira ngo highlighting impact bigira ku babyeyi, cyane cyane abasaza b'iwacu. Ngo dusoze, hari impact nyinshi zizaho bitewe n'uko umubyeyi yumva ko hari ku ruhande rw'umubyeyi no ku ruhande rw'umwana. Kikuvuga iki kintu buriya hari ibintu bishobora kuba kubera ko umwana yahawe inshingano zose nk'umuntu mukuru, ugasanga nk'umwana uri mutoya amenya ibyo atakagombye kumenya cyane. Urugero nko ku mwana ari we interpreting, ku mwana ari we interpreting ibyo abantu bakuru bikazamo. Tuvuge in terms yo kwa muganga, n'urugero kwa muganga mental health, hari ibintu biri privacy, urumva amakimbirane hagati y'ababyeyi bari barahishe wenda kubera impamvu runaka, ariko kubera ko kuri ntunza abantu babakiriye bari kubaza ibintu bitandukanye byinshi, umwana buriya abantu batwakira n'ubwo bamubaza ibintu byinshi, apfa kubaza details zawe. Hagara aho nabonye bigera bikaba bisaba ko aba wowe ku giti cyawe umenye ibyawe, none buri wese amenye ibye, wowe na muganga n'urugero. Hari ibintu buriya ubuzima naje ni hano nabimenyeye akenshi cyane, usanga ibintu biri medical bibanga ry'umuntu ku giti cye, akanoneho hajemo iby'ibanga. Haranjye nsanga ababyeyi baragowe, bigasaba gusanga
umwana mutoya niwe uri kujyana niwe uri kuvuga ibyo bintu byose like aho tena niho tugaruka tena no kubana tukavuga biragoye ku bana bisanga muri izo situation nabo unfortunately abana bumva sometimes bumva biri goke ntaribi ariko nta choice baba bafite they don't know hari igihe uvuga ngo ntago you don't know what you don't know none se ko amusara bigenzo ute ko akenewe muri iyo situation ababyeyi bari kumva bisanzuye kuba they would rather bakabisharinga n'umwana atena kugira babisharinge n'umustranger kuko nkuko tubizi ano ma system y'inaha offering option ya interpretation sibyo our interpreter baba bahari but sometimes our families prefera uwo bazi basi amakuru yacu ibibazo dufite sinumve ngo mbibwiye umuntu ntago nzi ngo umuntu ugiye kura especially kwa ko wumva kavuga ikinyarwanda niwumve ko ibintu bya confidentiality bihari ko umuntu aba yarasinya mu kazi akora ahantu ko atagomba ku bleaching ibintu yumvishije ahandi uwo muntu naramutse nabikora cyangwa abantu bakabyumva aba yishakazi iki so rero nyine ako kantu ko kwizera ko wabwira umuntu rerema interpret ibintu byawe nabyo kantu kajya kabaho kuko misi ntiwumve uri wisanzuje na kure nawe ukavuga ngo basi bibe bigume mu wanjye umwana wanjye abimenye basi ni mu wanjye gutyo basanga banatena nabo bikoreye ibikomere nabo kubera intunzi kuri nyine abana ashobora kumenya ibyo bintu bitari bimureba tugiye mu buryo buri mental health wenda akagira n'iryo hungabana yumvisha ibintu bitari kuri level ye cyangwa se yabonye ibintu bitari kuri level ye ariko noneho icyo nabwira ababyeyi bacu bagibuka ko habaho serivisi zo interpreting igihe uri kubona ukabona hari level noneho utari bukenera umwana cyangwa atari ngombwa ko umwana abimenya I like kino gihugu baragendaga bakatwigisha ngo niba utazi icyongereza uvuga ururimi uvuga tugushakira umu interpreter serivisi barabyishyura ntago wishyura na make ni free aho kugira ngo ujyane umwana nge hari nk'ahantu nagera nkavuga ati ngahita nivuga nta cyongereza nzi just kubera ko ushaka kwivana muri situation it's good ni byiza n'ukuri hari ubwira kavuga ati nta cyongereza nzi ukizi situation akavuga ngo none ubita binoroha nago nabivuga ndi umuzungu ngo bazabyumve noneho ibi bikurushaho nuko akunda abantu bagenda bakazana aba interpreter bo bishuti gutyo bisanzwe umuturanyi mbese nk'utyo gadi abantu mwazanye ukajyana na family imwe yabo mwazanye ampamagaye nagenda nyine ndabyumva wagenda ariko at the same time habeho iyo boundary yo kumenya ngo ntago nzi ngo ndawokinga muri situation information ndi bumenye wenda ntakamenye no bikaba byanagabanya n'amagambo mu miryango ngo kanaka ngo nyine yavuga ibi kuri twebwe kandi wenda yarabimenye ahantu hataka mbese bimenye ahantu hari vulnerable ahantu hari privé ariko waragenda arabishangiza abandi so services zirahari kandi nkuko tubivuze confidentiality ni ikintu kinini naha niba umuntu yarasign unfortunately haba breaking unfortunately ibyo birahari abantu nyine ibyo basigninze kuba bakora mu tuzi bakabi breaking which is very sad but hari n'ababikora neza so impamvu twatuzanye ku kantu wenda abantu batagira ngo twavuye kuri topic twari turiho nuko iyo umwana aha ubwo bushobozi bwo kumenya buri kimwe cyose binyuze muri interpretation y'ururimi interpretation orientation ibintu byose ariho umwana agera agasanga kumva nyine he's the boss adahari ntacyo mwakora atakoze iki ntago muri murabacanga ako tuvuge na pressure bishira kuri uwo mwana gadi nabyo uwo mwana nawe pressure bimushiraho tuvuge niba ari ibi by'abantu bashakanye medical appointment schools z'abana ama shopping centers ama bills biki n'ibiki byose icyo navuga aho ngaho umwana agera akumva tugaruke nko ku mwana ukunda umuryango utari wandi uri bwiyemere ngo yikakaze yumve ko arenze umwana ukunda umuryango hari amahirwe menshi bijya bimufungira kuko yumva ko inshingano zose mu rugo byose bimuriho
urugero akaba nkaho yiyatseho what's the word akavuga ati, yimyeho okay, gake urugero akaba nkaho akavuga ati yimyeho ishuri gake ndaba ndiretse mfashe famiye sibyo ngiye kureka bino bintu nkore kano kazi sometimes nako kazi nanagakora neza ahubwo gora ama leave amakonje yo kuvuga ngo ngiye mu kwa interpreta ngiye muri appointment ya mama ngiye muri kimwe ababyeyi bamwe na abana bamwe na bamwe bibagiraho ingaruka nabo zo kumva ko kuba barajana ari we mukuru ari we ushoboye ari ugomba gufasha umuryango wose arega hari n'imyaka uza uri nk'umu young adult cyangwa uri umu teenager wumva ushaka kuba nawe iby'imyaka yawe you know you want to live a life you teenager nyine you know mbese entertainment niko navuga sibyo no kubera impamvu yo kuba like uri we responsible ya famille yawe noneho nyine iyo time ntuyigire ugasanga ahubwo abantu umaze nk'umwaka cyangwa n'icyo urenga niho utangiye gukacinga kugira ngo utaye umwanya wo guhita ukora so almost like uri behind a little bit and then uzagira igihe uzabikacing up ikintu cyo naje kubona inaha ikintu cya retour daje kiri real ku bantu biwacu cyane sibyo iyo ni indi topic nayo iri dukeneye kuganira ariko okay kuri iyo topic ntabwo nabitinda umuntu abaviri nyine kubona bazigeze mu mahanga ukabona wicaye mu modoka warategaga bisi none utwaye imodoka yawe byinshi cyane ni byinshi twavugaho ntabwo twabirangiza kuri iyo topic ariko advice nahereza ku bana mbere y'uko utanga advice ikintu navuga ngo like a strength kuri side zombi strength ku mubyeyi ababyeyi bazi naha biwacu akenshi ababyeyi biwacu like tubabona baza baba ari nka like navuga bagoye kuba approaching cyane cyane umugabo sibyo abasaza babiwacu ntago msoza ngo ubwire papa wa ikintu cyose uri ikintu cyose like manza bitekerezaho manza wo nyine mbese wa formula uryuza namwe ibintu sibyo navuga ngo iyo closeness na ntunza no kuba approachable ntago biba bihari cyane ariko iyo bigeze inaha kubera nyine iyo barrier yavuyeho cyane cyane kuko ndi kugukenera uri ku interacting n'abana bawe urabakeneye cyane byari biri the opposite so here you need your kids so noneho ubwo ikintu naje kubona ku babyeyi baba soft bakamu understanding kubana cause it's like we need them dukeneye interaction dukeneye kunegosia nta ndi uze ngo mubwire ngo vayo tugende gutya kandi afite nawe ibindi ari bujyemo muranegosia sibyo kugira ngo muze kuri agreement so usanga nyine bi create softness ku babyeyi which is good I think like your emotional side yacu y'amafamiye y'iwacu ntabwo tuyigira which is another topic tuzavuga ubutaha nyine like emotional side z'intu zacu tudatapinga into but tugiye kuntunza ku mwana like we building your sense of responsibility sense of like resilient it's like mbese ni nko kuvuga ngo kwihangana igihe ibintu bigoye sibyo nta kwitinya kavuga ngo you know what my family depends on me ndabihaze ndabirambiwe nshaka kwikorera bituma ugira ishaka kuko it's like I want my family to win as well nje mu gihugu nsanze abantu aha naha bamaze kwinstara bameze gutya nanjye kanze nzi ko ari njye bababyeyi bari kudependingaho kubabera direction kubabera like umuyoboro wo kugugira nkora ibintu so nanjye kanze mfata uyu murongo so bituma ahubwo sometimes iyo bigenze neza like that person agira iyo resilient akagira niyo sense of yantuza hakiri kare ya direction no kugira maturity hakiri kare which is good in a way so rero bigira good and bad side ni byiza kubivugaho byose nyine cyane kuko buri kintu cyose kiba gifite icyiza cyayo n'ikibi cyacyo uzi none iyo bigeretse nk'uwo mwana wari uzi ugasanga afite
indi famiye nko muri Afurika agomba gutekerezaho. Niho tuzagaruka. Uyu munsi twibanze cyane ku bantu bari half here amaze igihe kinini hano, imbogamizi bagiye bahura nazo. Umuntu wiriya ntabwo azumubwira ngo azazumve neva. Umuntu wiriya nimvugiriye ni back iwacu nyine ahantu duturuka, ntabwo bino byo wabyumva kuko utaragira ntabwo wabyumva. Noneho aho nari ngiye gusoreza nko ku mwana, inama nahereza abana sibyo. Icya mbere, famiye mwazanye igihe kiba kizagira zikamenyera. Simvuze ngo nubafasha wiyibagirwe. Gufasha famiye ni ngombwa kuko without a family ntacyo wabura icyo. Famiye ni ngombwa, ahubwo ujye ubafasha ugira intego zawe nawe wiyibuke nta ku giti cyawe. Naho ni wiyibagirwa ukavuga ngo byose ni famiye, byose ni famiye. Famiye barumuna bawe bazakura, they will go. Sometimes hagiraho nako kantu kuko nabo muvukana bose then babikurekera bose ahita abona nyine urabishoboye. Can do it, but ugubaye ugize ability yo kudelegate ukana empowering abene nyugo kugira iyo ntunza nabo, kuko ntago bana nabye gusa ntabwo avutse wenyine. Ni urugero, nta muntu ndi gutunga urutoki nk'uko twabivuze, ariko fata izo nshingano zawe urebe ugerageza unamwigisha mbese, kuko mujye musharinga mugabane. Kuko ni uvuga ngo ngiye gufata umwanya wanjye wose famiye uvukamo, urumva uriyibagirwa, kandi n'ufailing ugasigara inyuma, nabo bose barasigara inyuma. Even nabo barasigara inyuma, nta hantu bari bugere. Ahubwo wowe nutera imbere famiye yawe izatera imbere, nawe nusigara inyuma ugastekinga ku kintu kimwe gusa, mwese muzaguma handi ntabwo muzaharenga. Usange n'ibintu biti improving, umwe navemo cyangwa wowe fasha famiye ibyo idashoboye. Ni gute ujya kwinterpretingira ababyeyi bagukuye mu kazi, waretse shift cyangwa waretse akazi, hari uburyo bwo guhamagara bakabinterpretingira. Iyo ni urugero ntanze, urumva. Ni gute ureka akazi wenda ukaza kuba twara kwa muganga wherever hehe. Urugero, mfite indi inshuti yawe wamamagara wenda niba ndi free ukambaza nkabakujyanira either Uber, bafatira Uber bagende. Utwo n'utuntu tw'utugero duto ushaka kureka kavuga ngo that's a good example. Reka ndeke kugenda udiving nako ujye mu bintu byose ubyishyiraho byose, wishyire umutwaro wose kugira ngo ababyeyi baradushima. Ubwato ni ujya gusinkingana ntimusinkingane mwese n'ibyanga ubone mwese, habuze n'umwe utabarundi kuko wastayinze ahantu hamwe. Move forward ariko udasize famiye. Kandi nk'uko twabivugaga nyine ikintu kigora cya mbere ni igihe, sibyo? Burya time it is of essence. Rero iyo ukoresheje igihe neza nyine bizabafasha mwese. So what I'm trying to say, ku gihe burya kwa kundi muba muri kwiorienta bitwara igihe. Ujya kwisanga ukabona umwaka urashize, ukabona n'undi urashize, kuko buriya naje gusanga nta gihe kigira cyo kumenyera. We are always n'ubu uracyari hari ibyo utaramenyera. Everyone harana utaragera. Nanjye hari ibintu ntarakora cyane. So kandi like it's 15 years now, so which means you never get there. Niba ngo turi half year there. Reka mubwire ntibigutangaze. Ngewe umaze imyaka ingana nawe umaze 15, hari umuntu ushobora kuza ejo agahita gutanga kumenyera ibyo uvuga ngo uzamenyera cyane, agahita gucaho. Ni ibintu biri possible, birashoboka. Hariho na evidence yuko cyane umuntu akaza umaze imyaka 20 hano akagutanga gukora ikintu runaka, wowe kuvuga ngo igihe kiracyari nzamenyera, nagezeyo igihe kizaza ndacyari kumenyera. Abantu bajya bavuga ngo ari mugatukiza ngo bro ngirire ngo ari amafaranga nyine kuri Centrelink witurize.
mva iyo ni indi topike ngwirire centering Iyo- witurize God, ibindi we. uri kumenyera icyo kintu Urumva? iyo ni indi topike nayo ugasanga umuntu ariye centering ku mwaka umwe 2 3 4 nyine sibatuma bro abantu batu orienta urumva be careful if are you poisoning poisoning abantu uzi Yeah, ngo urukuba kuko- like I mean abantu biwacu like you think urukuba Abe, helpful ni topic You- iyo ni- ngiyo nyine birantriggerinze icyo kintu icyo kintu Ni ukuvuga kirantriggerinze umuntu akakugira inama ngo live on welfare living kuri uri able body waje hano kubera kuri impunzi initially uje nta kintu ufite but then all of a sudden you want to live again like ufite disability or whatever why like ni ukuvuga ngo nyine ngiye kuri icyo ngicyo njya mbona bari kukwigisha ikintu cyo kuba comfortable yeah pause cyane ntabwo uzasubirayo ntabwo uzagusubizayo kandi nyine aho niho bipfira tuvuga ngo abantu baza batanga orientation kubera ko nyine wasanze umurongo ari uyu everyone is following that line Yeah. why are we all following that line bajya bavuga ngo inzira ngo zigera ngo iroma ni nyiki ni nyinshi iroma rero Ukuvuga ngo- iroma niba dushaka kugira iroma ntitwijya hamwe gusa there's so many other ways we can get there umva mpise mba ntuzi iyo topic ni ukuvuga ngo like ni ibindi biganiro wenda tuzageramo we still here ariko abantu inshingano ufite uzikore neza respect umuntu muri kumwe respect umuntu mubana ukumva ko niba wakoze ikintu tayari umurenzeho nshobora kuba nagufasha ikintu nkaba nkurenze kuri icyo kintu nagufashije hari ibindi undenzeho cyane umubyeyi wawe cyangwa ababyeyi bawe baba baraguhaye everything wibafasha nurangiza ngo babone nk'injiji ntabwo language ari ntabwo inability ururimi ari rwo rukugira umuntu urenze yeah ikindi nawe umubyeyi sindaba umubyeyi nawe umubyeyi umwana nagufasha umushimire ube proud yuko byibuze ari umwana uzi ubwenge ururimi rutanze ababyeyi bacu ntibicishe bugufi like nabo ushimire umwana ntumugire king ntumugire umwami mu rugo umushimire ku byo yakoze ariko noneho umwibutse ko akiri umwana ni umwana nyine azakomeza aba umwana imbere yawe igihe cyose niyo yashaka azakomeza aba umwana ku mpande zombi wikumva ko wa mwana wikumva ko urenze nawe umubyeyi wihereza inshingano zose uzihereza umwana kuko niho ahera wenda yumva yiyemera niho ahera akaba n'abana nabonye bajya mu ngeso mbi umwe mu byaha akavuga ati nyine kuko ari we tugenderaho ntabwo ndi bumuvugeho oya habeho conversations ntago like nkuko bivuze nyine ntago abantu bari guhangana ngo uvuge ngo umutwe wagize wasumbye ijosi cyangwa iki so rero ujya ukunda kubivuga ngo ni ibitekerezo byacu bidakoraho ibyanyu rwose cyane murakoze cyane ni ukuri so ubwo rero tuvuge intuza kaca koti cyangwa twayireka so nta kibazo ubwo bakoze kudukurikirana mwakoze kudukurikirana this is half year half day twizere ko muri budusangize ibitekerezo byanyu uko mwabyumvishije guys again please share like comment abatara subscribinze yet please do subscribe nyine mukomeze mubane natwe turabakunda cyane ikindi abantu baturicinga out mu ma comment everywhere nukuri tuba turi kubireba kandi Imana igibaho umugisha kandi Imana babane namwe tuzabonana mu yindi episode ciao ciao thank you so much